ukurikira amakuru ajyanye na geopolitique umunsi ku munsi kuri platform ya Semugeshi Bayingana dossier Anarctique. Igitondo cyiza kuba twumva muri ayo masaha gicamunsi n'umugoroba mwiza, kuba twumva ku byerekezo bitandukanye. Ni igitondo cya tariki 20 Gicurasi, ni igitondo kiramutse neza. Reka nizere ko namwe aho muri mu bice bitandukanye mumerewe neza. Hanyuma umugabane munini w'abadukurikira nago murakanda kuri subscribe niba rwose wishimira ibyo dukora umunsi ku munsi, niyo nkunga ikomeye wadutera. Kanda kuri subscribe niba uri ku kwezi kwa Gicurasi kurangire, cyangwa se tukugane ku musozo dufite abadukurikira basaga 5,000. niyo nego twakiya kandi ndabizi ko bishoboka. Reka amaso rero tuyerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Umunyamakuru abaza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump ati ugereranyije Iran ifite iminsi ngahe kugira ngo muyitangizo faze ya kabiri y'ibitero biremereye. Trump ati iminsi nabaha ni 3 niyo maximum, ubwo ni hagati y'iminsi 2 n'3 n'amasaha 48 ndetse na 72 niyo nahakira igihugu cya Iran. Ubwo niba batarangaragariza ibyatuma n'abagabaho ibitero bitegure kuza kugabwaho ibitero kandi bikomeye. Hanyuma rero mu gihe nyivuga kuri ibi, iyi nkuru ya OTAN ariko ndaza kwita nyikurikizaho, nimuze kujya kuri iki gitondo kibitsa amakuru menshi rwose kandi mukeneye kumva no kumenya ku byerekeye gahunda z'ibitero n'ubwirinzi bwa Iran. Hanyuma Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance nawe imbere y'itangazamakuru ati erega buriya suko Iran itagatunze kirimbuzi, ahubwo ikibazo batunze kirimbuzi icyo bazikoresha nicyo kibazo. JD Vance ati ubwo bivuze ko ibihugu byose biri mu kigobe cy'abaperse nabyo byahita bikenera gutunga kirimbuzi kuko bifite ubushobozi bw'amafaranga, ndetse byinshi muri byo rwose byagiye binagaragaza ko kuzitunga ntacyo bitwaye imari cyangwa se ubukungu. Ni ikintu tudashidikanya ku bihugu biri mu kigobe cy'abaperse, byo turabyemeranya cyane. Ni ibihugu bikize, fata Emirati z'Abarabu, fata Qatar, fata Saudi Arabia n'ibindi bihugu, ni ibihugu bikize muri rusange, byo turabizi twese tubyemeranyaho. Ati rero n'ibindi bihugu bituye muri kira kigobe cy'abaperse nabyo byakifuza kwita bitunga intwaro kirimbuzi kugira ngo nabyo bihagaze bizi ko binganya ubushobozi na Iran. Hanyuma rero ubwo icyata kikurikiraho nuko isi yose yahita ikenera gutunga kirimbuzi. Nahoze nekereza gato ndi kumva ubutumwa bwa JD Vance, numva ku ruhande rumwe busa nk'ubwumvikana, ariko ku rundi ruhande ni manipulation cyangwa se no gushakisha impamvu iyo ari yo yose. Kudatunga kirimbuzi n'ahantu bihura no gufata igihugu mu kigaragaza gati ukigabaye ibitero wica abayobozi bakuru n'ibindi mu bya gisirikare n'ibya politique. Nubwo ku yindi mpamvu iyirangaje ijyanye mu yumvikana, gutunga kirimbuzi byatabisaba ko ibindi bihugu mu kigobe bizitunga, n'isi yose ikaba yazitunga, wabyumva. Ariko se nanone kuba ibihugu bizitunze byo byifashisha nk'intwaro bikibase bitazitunze byo, iyo ngingo yo twayitekerezaho gute cyangwa se twayivugaho iki, nabyo ugasanga nyine biracyari ikibazo. Gusa bo nibwo butumwa JD Vance yatanze. Hanyuma rero nahoze mvuga ni kenshi maca mu ngingo nihuta kugira ngo tugire n'izindi tuganira, kuko tuba dufite amakuru menshi. Reka njye kuvuga ku bya OTAN. Neto rero mu kwezi kwa karindwi ngo mu gihe Iran izaba ikifunzura burabonigo bwa Hormuz, ibihugu bya OTAN byiyemeje ko bizahita bijya muri iriya ntambara byeruye. Hanyuma ni inama yabaye cyangwa se byemejwe, ariko nanone byemezwa n'igitangazamakuru Bloomberg cy'Abongereza, cyemeza ko iyi gahunda ihari. Ngira ngo murababona bano n'aba president b'ibihugu bitandukanye by'ubumwe bw'Uburayi. Hari abo turi buze kumenyamo, uyu ni Trump, uyu ni Keir Starmer, uyu Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ndumva bari bo mbashije kumenyamo, ndetse na chancelier w'Ubudage nibo mbashije kumenyamo. Ndi masura ndabona asa nka hari mashya kuri nge, ariko iyi ni inama iheruka yaberera he mu Buholandi, murabyibuka summit ya OTAN umwaka ushize. Hanyuma rero neto ngo mu gihe bizibuze kugira mu kwezi kwa karindwi bikigaragara ko ubunigo bwa Hormuz bugifunze, ngo nakundi bari buze kohereza ingabo zabo, ubundi arizo zijya gushyikira no guherekeza amato y'igihugu n'ibihugu bitandukanye, bayaherekeza muri burabonigo bwa Hormuz. Ubwo bise binasobanura ko ku rundi ruhande ubwo iyi naval blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu kigobe cya Oman
ubwo yabibonye umufasha mu buryo buri indirect, kuko iyi neto iremeza ko ni ibihugu byose bizahagurukira rimwe. Bivuze ko Iran uko byamera kose, mu gihe habayeho gutinza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukwitinza mu kumvikana no gukura amato yabo y'ubucuruzi hariya, bivuze ko Iran ishobora kuza kugorwa cyangwa se kuzagongwa n'ibi bikorwa bya gisirikare bya OTAN mu gihe izaba yafashe decision cyangwa se umwanzuro wo guhita batangiza ibitero bo bahamya ko bigamije nyine guherekeza amato y'ubucuruzi yafatiwe mu bunigo bwa Hormuz. Ariko si ubwa mbere n'umundi twumvisha ibitekerezo nk'ibi, hari n'ibyageragejwe n'ibyamara n'amasaha 28. muribuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora projet libre cyangwa se project freedom. Iyi projet libre nayo yari igamije guherekeza amato y'ubucuruzi mu bunigo bwa Hormuz, ariko byo bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru twanatangaje hano kuri platform yacu nuko amato abiri mu yari muri projet libre yahise ahura n'amadrone ndetse na missile z'abanya-Iran. Hanyuma rero iyi projet libre yari isa nkaho yari yakangaranyije isi. Iyi projet libre yagombaga guherekezwa cyangwa se kunganirwa na projet cyangwa se n'iriya naval blockade zira ngabo za Amerika ziri mu kigobe cya Oman, ariko nago byarambye. Iran yasigaragaza ko nayo yagira ijambo kubibera hariya, ndetse mu kiganiro giheruka ndibuze gushyira muri commentaire kugira ngo abacikanywe ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba mu cyumve kigaragaza ibyo Iran, ingingo zirindwi Iran yari yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kubahirizwa, kugira ni preconditions zigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo bajye mu biganiro. Iran yari yavuze ko authority yabo hariya kuri Hormuz ni ikintu mu by'ukuri si ikwiye kwakira. Iran iti mwakakiriye ko mu by'ukuri ibi bice mutakibigenzura, kuki muri kugorwa no kwakira ko iyo Hormuz itakira amazi agendwa na buri umwe wese. Ati rwose ubwo bushobozi, ubwo burenganzira bwacu no kwishyura ukwizana kuri aya mazi y'umuhoro wa Hormuz rwose ni ibintu isi igomba kwakira, ahubwo mutangire mutegure za miliyoni nyinshi muzajya muduha kugira ngo tubemerere inzira muri kano gace k'ubunigo bwa Hormuz. Hanyuma reka turebe kwa karindwi si kera, reka turebe niba koko neto izagaba ibyo bitero. Ubwo ni nabigaba nyine, ubwo Iran nayo ifite ukuntu izasubiza, kuko akenshi ibitero nk'ibi ngibi cyangwa se mu bihe nk'ibi by'intambara, buriya buri gihugu kiba gifite igisubizo, kiba gifite icyo cyita igisubizo cyangwa se kiba gifite muri rusange ibisubizo, ndetse buri mibare yose buriya barayibaze bazi nuko bashobora kubyikuramo. Ibyo byo nibisanzwe ku bategura intambara. Hanyuma ibihugu by'Abarabu byongeye guhakana ko nta makuru byari bifite ku bitero bishya Trump yagomba kugaba muri Iran. Mbibutsa ko guhagarika ibitero byagombaga gutangira muri iki cyumweru turimo tugeze hagati, buri cyumweru kigeze ku munsi wa gatatu kiba kigeze hagati. Hanyuma iki cyumweru turimo Trump yavuze ko yahagaritse ibitero kubera ko yabisabwe n'ibihugu by'Abarabu birimo Tamim Al-Thani Emiri wa Qatar, birimo MBS Mohammed bin Al-Nahyan uyobora Emira z'Abarabu, ndetse na MBS Mohammed bin Salman uyobora Arabia Saudite. ngira ngo munamubona, uyu ni Al-Thani, mugabo muremure cyane rwose, inshuti y'u Rwanda. Hanyuma uyu ni MBS Mohammed bin Salman. Hanyuma rero ibihugu byavuze ko nta makuru byari bifite yuko hari buze kugabwa ibitero. Amakuru rwose nawe twadufite mutubabare mudukure nk'iyo mikino yanyu, ntago ayo makuru twe twari tuyazi. Hanyuma nuko ibihugu by'Abarabu byavuze. Hanyuma rero reka nanone tuvuge kuri iki kintu, navuga ko nacyo cy'ingenzi mukwiye kumenya. Muzi iby'ibitero byagabwe muri Arabia Saudite ndetse na Emira z'Abarabu. Ikiza nuko byinshi tuba twaragiye tubikomoza muri buno buryo bwa updates, imisesengura rito ritwihutira kumenya ibiri kujya mbere mu isi. Muribuka ibitero Emira z'Abarabu ni muri weekend twasohotsemo, byagabwe muri Emira z'Abarabu ndetse no muri Arabia Saudite byikurikiranye. Icyo gihe Iran ikaba ari yakekwaga cyangwa se itungwa gatoki, ndibaza ko mubyibuka dukunda kubivugaho cyane. Hanyuma rero Emira z'Abarabu zamaze kwemeza ko ibyo bitero byavuye ku bigo bya gisirikare bya Isiraheli muri Iraq.
s'il vous plaît, iki kintu cyumvikane. Nyuma y'uko itohoza cyangwa se ubushakashatsi nakita bw'ibanze bugaragaje ko ibyo bitero bitigeze bituruka muri Iran ahubwo byaturutse muri Iraq, amakuru aje noneho si meza kuko aje ashimangira ko hatahuwe ibigo bibiri bya gisirikare bya Israel byari bihishe muri Iraq. Hanyuma amakuru arakemeza iki? Akemeza ko bishoboka cyane ko Israel ari iri kugaba ibyo bitero muri Emirates z'Abarabu kugira ngo basenga basembura kira gihugu kigaye bitero muri Iran. Iran nayo idashobora kujijinganya itigaba ibitero ibigaba imbere muri Emirates z'Abarabu, hanyuma nigaba ibyo bitero Iran, Israel nayo itibona ihera cyangwa se ihita ibona icyo twakita breakthrough, no kuvuga ngo aho yinjirira ubundi nayo itigaba ibindi bitero byinshi hariya muri Emirates z'Abarabu. Hanyuma ariko iki kintu twari twanagikomojeho tugicaho ati kuki bitaba Occident, kuki bitaba uburyo bwo kwinjiza cyangwa se kuzana Iran muri iyi ntambara. Ngira ngo muri kubibona hano na mafoto ya satellite yagaragaje ko hari ibigo bibiri bya gisirikare bya Israel biri muri Iraq, bigo kandi byagizwe ibanga. Hanyuma ibyo bitero rero akaba ariho biri guturuka, nubwo bagerageje nyine kumanipira igihugu cya Iran, urakuri kurashize kugiye hanze. Ariko Iran yari yatangaje ko itagabye biriya bitero. Gusa nanone igihugu nk'iki ngiki nacyo kizwiho reaction cyangwa se kizwiho kureactinga byihuse, wari kubitekereza kuko nk'ubu kwa Shem inkuru ndaza kuyibona nyibonye byaza kuba byiza. Nk'ubu kwa Shem ku kirwa cya kwa Shem hari kugabwa ibitero, reka ndebe ko inkuru nyibona biraza kwita bidufasha. Ku kirwa cya kwa Shem harimo harumvikana ibitero bya hato na hato, ndabona hano bidahari, ni ya nkuru ya OTAN yitwa twayivuzeho ku munsi w'ejo, nagi inkuru ndi kwibona kuri Global Surveillance. Gusa ngira ngo mu biganiro bibanza twabivuzeho ku kirwa cya kwa Shem ari kugabwa ibitero. Hanyuma kuba Iran nayo ishobora kubona ibyo nka menace, gutekereza ko yakihorera byo biri obvious, kuba yabikora. Hanyuma rero Israel nyine yashaka gufatira nayo icyo uwo mugaga niba ariko nabyita, cyangwa se ko abizwi ko nyine Iran nayo itaragafu k'imvugo rimwe utayirasaho ngo birangirire uko, ubundi nyine bikore nk'intwaro ivuge ko ari Iran yarashe, bitume bino bihugu bindi biri hariya byinjira mu ntambara, byinjiramo uko nguko nyine. Sinabyita buhumyi, ariko niba ibitero bigabwe Israel ishobora gufatiraho, ifitanye amasezerano na Emirates z'Abarabu kubatabara. Murabizi bafite systeme z'ubwirinzi bajyanye hariya, ni byinshi biba biri kubera mu ntambara, cyangwa se abategura intambara babategura byinshi. Reka twikomereze. Hanyuma rero imisigiti hara muri Iran, imisigiti yahinduye ibice bitorezwamo abasivile batorezwamo kumenya gukoresha zimwe mu ntwaro z'ibanze. Ubundi umusigiti ni ahantu ho gusengera cyangwa se ho kuramya Imana, ho gutanga ibyifuzo no gushimira ku bafite ukwizera kwa Islam. Ariko hano nyine biragaragara ko amwe mu masomo ari gutangirwaho, ariko nibize kugaragara uko hari uburyo icyo kintu nacyo nyekereza ko atari ikintu cyiza. Abantu dukwiye guhindura iki ni imitekerereze, ni iki dukwiye guhindura imitekerereze, kuko usanga kenshi ukwemera gukunze kwikoreshwa, gukunze ndabivuga gute mvuze uko mbivuga. Hari ukuntu usanga hari abantu bashaka gufata ukwemera ko abantu bakabigira nk'intwaro. Ubundi muri rusange babyita Islamophobia, no kuvuga ngo ni urwango cyangwa se ibikorwa bishobora kuba mu magambo cyangwa se ibikorwa bigirirwa kwemera kwa Islam, ariko bitari byo mu by'ukuri, ntago ari byo habe na gato. Tuba dukwiye kubaha, kwemera ko umuntu bukwiye kukubaha mu gihe abona rwose we n'Imana ye babanye neza, byifuzo bye birasubizwa, nyine we arumva nta kintu bimutwaye, nta mpamvu yo kujya kure mu rwango rwa hato na hato ku bintu umuntu ashobora kwita by'amafuti, niba ariko twabyita. Twikomereze. Ariko niho bari guhabwa
mahugurwa y'ibanze, ngira muri kubibona mu mashusho. Ni umubyeyi ufite imbunda nazo ubwoko, murabibona nyine kari mu musigiti. So ngahe nguko rero nuko bihagaze. Ubwo andi makuru yo munsi ni mugari, turaza kuba tubiganiraho. Reka mbifuriza umugisha, ubundi amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri iyi platform. Abarakagaruka mukore subscribe muri benshi 5 tubyuzuze muri kuno kwezi.